Umwubatsi TV. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete, mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhanotesha ubuguru ufite ukwihangana kose no kwigisha. Umwubatsi Umwami Kristo Yesu nashimwe. Navuye ko nitwa Didier ndovuga butumwa bwiza. Ndashimana yuko nahageze amahoro kandi nko kwangiza itiyo kugira ngo ivugane n'ubwoko bwayo, imitima yanyu ndifate mpiri hanyuma mwumve icyo Imana ivugana n'ubwoko bwayo. Icyambere harimo gusubiza ibibazo bitandukanye kandi twasenze. Tugene Abaroma 12 umurongo wa 2 twumve ni gute impano y'ubugenzuzi Imana itanga. Hanyuma abayishaka murarara muyihawe mu izina rya Yesu Kristo. Dusomere mwene data 12 umurongo wa 2 havuze ngo iki? Kandi nimwishushanye n'abiki gihe. Ikiguzi cya mbere baratubwiye ngo ntitwishushanye n'abiki gihe, si bakiriya gihe n'abiki gihe cyaduti ko muturimo. Iri jambo ntitwishushanye n'abiki gihe risobanura kutitwara nkabo. Abiki gihe uburyo bambara, hari uburyo bitwara, ibihumanye barabihumanuye. Turabwiwe ngo kandi ntitwishushanye n'abiki gihe. Mu yindi mvugo timwitware nk'abiki gihe. Abaroma 12 umurongo wa 2 umva uko Uwiteka Imana ivugana n'abateranye. Abashaka impano y'ubugenzuzi no kongera Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Iravuganye natwe nyuze mu ntumwa Paulo y'amabwire abakristo b'i Roma. Ubu ngubu inyuze muri Didier watumye muri mwe ivuga n'abakristo bari hano mu Bende ndetse n'abandi bazumva buro butumwa kuri audio hirya no hino. Iravuga natwe ngo ntitwishushanye n'abiki gihe, bisobanura ngo ntitwitware nk'abiki gihe, ariko tugendane n'iki gihe. Gikeneye smartphone, niyo maburo butuwe no gushirwa kuri social media. Iki gihe ni .com, tugendane nacyo, ariko ntitwitware nk'abiki gihe ko bitwara. Kristo Yesu nashimwe. Amen. Imvange siyumvikana ko ahantu bitandukanira. Twemerewe kugendana n'igihe, ariko tubujijwe kwitwara nk'abiki. Komeza. Iyo kiri ikiguzi cya mbere, cya kabiri Ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. ngo ahubwo duhinduke rwose. Abari kubwirwa mbibutsa yuko ari abakristo b'i Roma bakijijwe, baratsindishijwe, babyawe n'Imana bize mu kwizera. Noneho bari kubwirwa icyitwa gutunganywa no guhinduka rwose, bakagira imitima mishya. Barakijijwe ariko imitima yabo, ubugingo bwabo baracyafite umwambaro wa kamere. Bakwiye kwiyambura umuntu wa kera bakambara umushya urushaho gushushanywa na Kristo. Amagambo turarebe no mu Bakolosayi. Weho uba wirukanye no mu Bakolosayi kuko ndi kubona ndi kwerekerayo. Tukiri mu Baroma tunyemo nabwiye ngo izi Bibiliya ziradufasha kwihuta. Mu Bakolosayi igice cya 3 uba witeguye ko hasoma, duhere ku murongo wa 4 kubanza urangiza Abaroma 12 umurongo wa 2. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Bishobora ngo ushobora kubimenya ariko ntubimenye neza mu gihe utemeye guhinuka rwose ngo ugire umutima mushya. Icya kabiri, mu gihe wishushanyije n'abiki gihe cyangwa mu gihe witwaye nk'abiki gihe kuko ugendanye na .com ariko witwara nk'aba .com. Rero mu gihe witwara nk'abiki gihe, icya kabiri ntugire umutima mushya uhinduwe rwose n'ijambo ry'Imana. Biza n'ingaruka zo kutamenya neza iby'Imana ishaka iki. Kugira ngo mumenye neza, rangizo wa 2, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kugira ngo tumenye neza, hari ukumenya ariko utamenye neza. Kumenya neza bisobanura ngo ntabwo bishidikanya nk'ibyo wamenye. Kristo Yesu nashimwe. Ngo kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka, ibi ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Batubwiye ikiguzi bisaba kumenya neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Ikiguzi batubwiye yuko turi tari kugitanga tukarara duhawe izi mpano.
impano yitwa kumenya iby'Imana ishaka ukabitaruka n'ibyo igihe twasomye mu Efeso 5 umurongo w'10 hari imanuka kuri 11 ni ukuvuga ngo harimo kugira inyota kushaka kurondora no kumenya iby'Imana ishaka. Hano bari kuduhereza igisubizo kugira ngo tubihabwe, ngo turasabwa kureka kwishushanya n'abiki gihe. Icya kabiri tukemera ijambo ry'Imana rikaduhindura rwose, tukagira imitima mishya, hanyuma tugahabwa kumenya tutasengeye, ahubwo kumenya twatangiye ikiguzi cyitwa nemeye guhinduka rwose. Ubwo ntakiri umwijima, ahubwo nabaye umucyo, bure ko yuko nera imbuto z'umucyo ngahamya b'umwijima ndahameze yuko nabaye umucyo. Kandi Abefeso 5:8 ngo kera twari umwijima ariko ubu turi umucyo. Efeso 5:8 n'uw'icyenda ngo kera twari umwijima ariko ubu turi umucyo mu mwami wacu Yesu. Si muri kamere zacu, ni muri Kristo tubera umucyo, ko niwe mucyo w'isi. Arivuga mu Baroma 8, Yesu avuze mu gitabo cy'ubutumwa bw'ubwaswe na Yohana 8:12 yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi, ugendera muri njye ntabwo azagendera mu mwijima. No kuvuga ngo kugendera mu mwijima bigusaba kutagendera muri Yesu kutagendera muri Yesu egare kugendera mu mwijima. Niho bivuze ngo ninjye mucyo w'isi, Yohana 8:12. Ugendera muri njye abavuye mu rupfu ajya mu bugingo ntazagera mu mwijima, bazagendera mu mucyo. Ibi ngibi yarabiburanye imbere y'Abafarisayo n'Abasadukayo ngo witangiye ubuhamya bwawe ntabwo tubwemera. Yesu agira ngo nitangiye ubuhamya kuko nziyumva niyonja. Ubundi utazi yuva niyujya agira ngo kwitangira iki ubuhamya. Yesu ngo ariko mwebweho muzi yumva muzi niyonja, umunsi ushatse kuba ko uzajyayo ngo navuye mu ijuru nza mu isi ntimubyumva birabagusha. Arababwira ngo kandi umutango ndi gushaka ubuhamya ku bantu. Yesu abwira amagambo akomeye ngo mbese ubuhamya bwa babiri ngo ntureba ko bitangiye ubuhamya, nturebe yuko ufite ikibazo uri kutwiyemeraho. Yesu arabwira ngo ubuhamya mbabwira ni ubw'ukuri kuko nziyumva niyonja. Amanuka ku murongo 17 Yohana 8:17 akaba ubundi wirukanseyo kuko nicyo nashatse ko dukoresha. Kristo Yesu nashimwe. Inahangaha .com dukwiye kugendana nayo ariko ntitwitware nkabo. 8:12 Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Bari kukwereka ko gukurikira Yesu bivuga ngo none twigenzure ko turi abarokore, turi mu mucyo, Kristo ari muri twe natwe muri we. Ni gute tugendera mu mwijima? Nuko kuba muri Yesu no kumugumamo ari ibintu bitandukanye. Uwuzi umwuka agahimba indirimbo ngo niba uri muri Yesu neza gumamo, nuko kumuvamo bishoboka. Kukaruse kumvikanara, niba uri muri Yesu neza gumamo. Kugumamo bisobanura ngo komeza ube muri we. Yesu ngo nimuguma muri njye, iyo ni condition. Ijambo nimuguma ni condition. Nimuguma bisobanura ngo mushobora guhitamo kutaguma muri njye, mwari muri njye, kuko uri muri Kristo ntateka azacirwaho. Ariko utaguma muri we akava muri we azakirwaho iteka. Rero ngo ntacyo ubasha gukora mutamfite, ninjye muzabibu mwe muri amashami. Ishami ryose riguma muri nze niryo rigera imbuto zikwiye abihanye, niryo rigera imbuto yitwa urukundo, kwihangana, amahoro, ibyishimo, kugwa neza, kubabarira, kwifata, byose no gukiranuka. Izi mbuto z'Imana 5 umurongo wa 22 Yesu agaragaza yuko tutabasha kuzera tutamufite. Ntabwo rero dusabye kwirata imbaraga zacu, adusabye kwirata udushoboza, ariko ntadushoboza ku ngufu, ahubwo adushoboza iyo tumwemereye. Niyo mpamvu tutagenda kimwe iyo twakijijwe. Hari abagenda muri Yesu neza, hari abakabya kumugendamo neza, hari n'ababigendamo bari abanebwe. Noneho ukibaza se ngo twese dushobora byose na Kristo duha imbaraga, bose no kugendera mu bunebwe ushobozwa nawe, ahubwo se uramwemerera kuko Kristo ashoboza umwemereye. Nibyo Paul avuze mu Filipi 4:13. Ntabwo avuze ko ashobozwa bimwe, ahubwo ashobozwa bingahe byo na Kristo Yesu nk'iki. Hano rero niho Imana ibonera icyubahiro. Kristo ngo abonera icyubahiro muri wewe nuko umwemerera akagushobo. Nani magambo ntashoboza utamwemere. Niyo mpamvu ahagarara ku rugi mu Byahishwe 3:20 niho nirukanyiye
ngo mpagaze ku rugi ndakomanze umuntu yumva ijwi ryanjye. ni Yesu uvuga komanga ku rugi rw'umutima mu bitekerezo byawe, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye komanga binyuze mu ijambo, binyuze mu bahanuzi, binyuze mu batumwe, mbese mu bashyitsi, mu buryo butandukanye ndakomanga ku rugi rw'imitima y'abantu banjye, ngo umuntu yumva ijwi ryanjye nzinjira iwe azama karibu dusangire. bisobanura ngo Kristo nubwo afite ububasha bwo kwinjira mu mutima wawe ku ngufu, ariko ajya bigusaba. Kwa Zakayo yingiye ku ngufu cyangwa aramubwira ngo uyu munsi ndi burari wawe. Zakayo sishimiye kumwakira bwo yabihaswe. none se Zakayo igihe yakiriye Kristo, Yesu yamuhinduye. Ntabwo Kristo yaguhindura utaramwakira, ahindura umwemere kandi umwakiriye. Nubona rero hari uruhande utarahindukamo, nuko utararumuha. Murambabarira n'inkubita inyundo hababaza. Kristo Yesu nashimwe, nahamagariwe kubaka aho biri ngombwa mu mwuka, n'ubugambi bw'Imana mu mitima y'abantu, n'ukubaka nyine. Ubwo inyundo ninyikubita ahantu umusumari utafashe neza, ni byiza yuko Kristo ahimbazwa. Ntacyo mpfa nawe. Yesu aba ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Niwe yagaragaje umusano dufitanye nawe, ngo ni nge muzabibu data ni nyirawo. Hanyuma ashaka kutwereka umubano dukwiye kugira abakristo benshi. Yohana 5 igibagonga kubera yuko itesha agaciro impano, igareza agaciro imbuto. Yavuze ngo ishami ryose ryo muri nge iryo ryera imbuto iriguma muri nge, ukandi ishaka kugikwera imbuto aryanganya hamahagaye data ngo urusheho kwe, ngo ariko ishami ryose ritera imbuto muri nge ritaguma muri nge riracibwa rikajugunywa mu muriro. Ngeze ku murongo wa 6, Yohana 5:6. Ishami ryose ryo muri nge ritaguma muri nge. Mwana magambo ufite uburenganzira bwo kuva muri Yesu, ntabwo yesa gufata ku ngufu. Naha ngaha benshi bazarimbukira, suko Yesu yananiwe kubakiza, ngo nuko badashaka gukira. Ntabwo ari uko Imana ishimiye ko abantu barimbuka, yarabyirahiye. Ibi byayirahira mu sezero rya kera, ibyirahira no mu sezano rishya. Mu sezero rya kera ibi byereze Ezekiyeli mu cyo cya 33:11, ngo ndirahiye kuko ntawe uri hejuru yanjye ndi Uwiteka. Ezekiyeli 33:11 wageze Yesu. Ezekiyeli 33 duhere ku murongo wa 11 yaravuze ngo ubabwire uti umwami Uwiteka aravuga ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Bishatse kuvuga ngo Imana ntijya yima umunyabyaha kwihana. Iyi mvugo igaragaza yuko Imana igitanga amahirwe ku muntu wese mu buryo bwose bushoboka, nk'uko yatanze amahirwe kuri wa mukobwa wavuze. Yaramwinginze iramutereta kuko udashaka yuko hagira n'ukora iki urimo ngo irirahiye. Ibi byereze hano turi musoro rya kera, aho imbabazi zayo zari nkeya bitewe na kamere zacu, Kristo ataraza kudupfira. Reba musoro rya kera byo kamere yayo ivuga ngo ndirahiye sinezezwa no gupfa ku munyabyaha, ahubwo nezezwa no ku munyabyaha yihariye akabaho. Twatugeze ku ijambo rivuga ngo nuko ngo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isiraheli mwe. Tugiye twaje kuri 12:11. Nuko rero mwana w'umuntu ubwira ubu bwoko uti gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukirira akava mu byaha bye, nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumuraho. Imana ishaka kwereka imbaraga z'icya yuko dukwiye guhinduka, yari igaragaza kamere yayo yuko yanga ibyaha, ariko ikanezezwa no kurunya byayihana. Niyo mpamvu itahita kwica, ahubwo igutegereza idashaka kugira ngo upfe, ahubwo ishaka yuko ubanza kwihana. Aya magambo ari muri Ezekiyeli 33:11 asa neza nayo Petero avuze mu sezerano rishya. Urwa kabiri rwa Petero 3:9 genda yo wumve uburyo Imana ivuga nyuziye muri Petero. Urwa kabiri rwa Petero 3:9 kadusome haravuze ngo umwami Imana hitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza. Arugwa birivuza yuko bose ariko batekereza ko iritinza, ahubwo ni bamwe. Mwana magambo ntabwo dufite imyumvire imwe. Haraho Mana ngo itinze isezerano, ngo Mana kwera icyo utinze. Iryo sengesho wihane Petero aragukosoye. Ntabwo umwami Imana igitinze isezerano nk'uko
uri muri bo babitekereza mu gihe iri jambo mba ariho ribwira. Karumvikana ngo umwana ntitize isezerano nk'uko bamwe batekereza. Bisa ngo hari abatabitekereza uko bazi ko isohoreza igihe, ariko hari abandi batabyemera uko batekereza ko iritinza. Noneho hano Petero arabarondoye arabakosoye. Ubwo abavuga yuko Imana itinze isezerano tuba twibeshye, niko tuba dutekereje, ariko siko biri. Iryo jambo ryumvikana, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Bisobanura ngo Imana ifite imbuto yitwa kwihangana n'iy'umwuka. Ngo itwihanganira, ibaza mu gihe utihanganiye kuba mu buzima bwo kuyubahisha, yo ikwihanganira idashaka yuko basi upfira mu byaha. Niyo mpamvu uri gutereta ihane na kino, ihane na kino. Nubona Imana ikubwira ngo iki kireke, umwanya magambo iri kukubwira ngo harimo ubushobozi nagwaye bwo kukireka. Ntabwo Imana yagusaba icyo udashoboye. Reka mbisubire mu rwa kabiri rwa Petero 3:9. Wemerewe kumbaza umva hose, ntabwo birangusha, kuko gatose gashaka kugutwara turi mu ijoro ukahita usanga none uvuze message. Urwa kabiri rwa Petero 3:9 ngo umwami Imana ntakora iki, ntateze isezerano nk'uko bamwe muri twe dutekereza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka yuko bose bagera ku kwihana. Iri jambo rintera ubwoba, kuba Imana ibasha kwihangana kugera ku rwego ubutinganyi buri mu rusengero ibiretse kubarimbura nk'ab'i Sodomu na Gomora, bigasigara ngo reka mbiretse kubarimbura hari bazihana. Ingwi twihangana adashaka kwagera mani magambo none kurimbuka, kubera iki umubare w'abarimbuka ari myinshi kandi Imana ibasha kwihanganira abantu ngo batarimbuka. Uragira ngo iyo yihanganye kugira ngo abantu batarimbuka ntiyohereza intumwa zibarabura, nta kidakora. Bivuga ngo rero abantu bazajya kurimbuka bizize, ntaho uzaba ngo ngewe nari naragenewe kurimbuka, ninde ukubeshya. Imana yagennye abatumvira kurimbuka ndetse n'abadashaka kwihana, kuko birigaragaza ikizatuma abantu barimbuka ni ibintu bibiri. Gena mu rwa kabiri rw'Abatesalonike wumva 2:10 bakuri 12. Reka tubibutse ni urwandiko rw'Abatesalonike rwa 2 igice cya 2 umurongo w'10 kuza kuri 12. Haravuze ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka barazira iki? kuko batemeye gukunda ukuri. Batanze impamvu, bahawe kumenya ukuri ariko ntibemeye gukunda ukuri. Ntabwo ari ukuvuga ngo barabishidikanyijeho ntibazi niba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Ntibemeye gukunda ukuri. Bandi magambo, ukuri bahawe ubuntu bwo kukumenya, ariko bahitamo ku mahitamo yabo ntavogerwa yo kudakunda ukuri. Bari kuvuga yuko abantu n'ubuhenze bwose bwo gucyarirwa kubarimbuka, batubye barimbuka baribo. Ntabwo Imana avuze ngo n'uyu mubare w'abawe ukwiye kurimbuka, ntabwo avuze ngo abariho nageneye kurimbuka, ahubwo dore abagenewe kurimbuka baribo n'abatemeye gukunda ukuri bahawe kumenya. Aravuze ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Era ku murongo w'icyenda kugira ngo wumve iryo jambo n'ubuhenzi. Cyenda aravuze ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. Yego. Gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Iri jambo ngo guza k'uwo mugome ari we Antikristo, ngo gufite imbaraga zose ntabwo ari iz'Imana, ahubwo batubwiye ko ari iz'iki? Kuko kuza k'uwo mugome gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Ntabwo ari imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ukuri kwa Kristo, ahubwo ni ubw'ikinyoma, kuko se ibinyoma ni Satani. Mwene magabo Satani imbaraga ze zose azemera yuko Antikristo azikoresha. Bisobanura ngo ibintu byose ubona Satani afite ubushobozi, Antikristo azabikoresha nk'uko byanditswe Yesu mu gitabo cy'ubutumwa bwaswe na Matayo 28:19. Yesu yavuze neza mu buryo bwa opposition ya Antikristo, yavuze ngo ubutware bwose n'ijuru no mu isi narabuhawe. Mwene magambo, gutwara ijuru n'isi Kristo Yesu byose bimurimo. Mwene magambo, kuzura k'Imana kose kuri muri Yesu mu buryo bw'umubiri, niko Abakolosayi 2:9 avuga, kuzura k'ubumana kose. Abakolosayi 2:9 ngo kuzura k'Imana kose kuri muri Yesu mu buryo bw'umubiri. Rero niba kuzura k'Imana kose kuri muri Yesu mu buryo bw'umubiri, ngo ibintu byose Data akora n'Umwana arabikora n'Umwuka Wera. Rero ibi bigashushanya ubutatu bwa Satani.
ibimenyetso byose, imbaraga zose n'ibimenyetso byose n'ibitangaza by'ibinyoma bya Satani byose bizaba bibasha gukura muri Antikristo no mu muhanuzi w'ikinyoma. Niyo mpamvu barabashushanya Trinity ya Satani. Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma. Umuhanuzi w'ikinyoma apresenta umwuka wera mu bwami bw'umwijima. Niyo mpamvu umwuka w'ikinyoma n'abakoresha imbaraga za gipfumu cyane bavuga yuko umva ko umwuka w'Imana avuganye nawe, kubera ko ari umwuka w'ikinyoma uvugira mu ishusho y'umwuka wera. Noneho Antikristo azavugira mu ishusho ya Kristo, na Satani avugire mu ishusho ya Data. Urumva ko rero ubutatu bwa Satani ni Satani, Antikristo na umuhanuzi w'ikinyoma. Biri mu byeshuri cya 16:15, 16:13 bavuga ngo Satani, Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma. None ikintu giteye agahinda, Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma bagera ku rwego baba bikuruta Satani, kuko Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma bazaba bambaye umubiri, bazaba ari abantu nk'uko Yesu yambaye ishusho agahinduka umuntu. Antikristo nawe azaba ari umuntu. Atwasome 13 aravuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka 16:13. Yes, ni hondi. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka wa Satani, ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, ubutatu bwa Satani, ikiyoka, inyamaswa ya Antikristo na wa muhanuzi w'ikinyoma. Havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Urumva yuko basangiye imbaraga mu butatu bwabo, mu kanwa k'ikiyoka, mu kanwa ya nyamaswa no mu kanwa k'umuhanuzi w'ikinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri. Muri magambo bakorera mu mbaraga zimwe. Umuhanuzi w'ikinyoma afite imbaraga zose z'ikinyoma za Satani, afite ibimenyetso byose by'ibinyoma. Niyo mpamvu kurimbuka kwa Antikristo kuzagendana n'uko umuhanuzi w'ikinyoma. Abangaba Imana izabona yuko babaye babikuruta Satani, nibo bazabanza mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Satani wazabaretse gushirwamo kuko bazabarakabije bararenze igipimo cye, bituma Imana iba ngo Satani azabasanga nyuma y'imyaka 1000. Gera mu gice cya 10 ndashaka kuri umuntu ufite ubushobozi bwo guhinduka mu bikuruta Satani, buryo ufite ubushobozi. Ikindi muri wewe harimo ubushobozi bwo kurenga igipimo cy'abamarayika, ibizima n'abakuru, ugasa n'Imana mu myitwarire, ukubumana bwose ukabwambara. Niyo mpamvu Imana idusaba gusa nayo ngo tubabera nk'uko nayariye. Ariko se kwera kwayo kungana no kwibizima ko kuruta kwibizima. Ntabwo Imana ikuvuga ngo ubu wera nk'uko ibizima ari ibyera. Ibizima iyo byiraje imbere y'Imana bisanga Uwiteka ari uwera, nta wera nk'Uwiteka. None reba uyu nguyu witwa ko nta wera nk'Uwiteka ari we Uwiteka, ashaka ko tubabera nk'uko nawe ari uwera. Bivuga ngo muri twe harimo ubushobozi bw'ubumana ubasha kuduhindura tukagira imbabazi nk'iza Kristo, tukagira urukundo nk'urwa Kristo. Bya bindi wagize ikirenga mu cya Kristo agaragaza kino gipimo akigira neza n'uwitwa Stefano. Byasengesho yasenge ku musaraba, yaravuze ngo byatabara kuko batazi icyo bakora. Uryo zayengesho Yesu yasenze bamukubita amapfumu, Stefano bakumukutera amabuye mu byakoze mu gice cya 7. Hore ku 56 ko Sawuli bashize ibire bamuzaniye imyambaro y'abandi bakuyemo bari gukubita Stefano amabuye. Ibyakozwe n'umwa 7:56 niho mpereye. Hariya niho Stefano agaragaje yerekwa rikomeye, yavuze nka marayika w'Imana, avuga isezerano rya kera rizana mu rishya, abihuza na Kristo nk'uko ndi kuvuga ibi byanditswe mbikuye isezerano rya kera ndihuza n'irishya. Kristo Yesu nashimwe. Uyu mwuka arimo ndi gukuramo nk'uwa Stefano. Abari baramabwira ntabwo barabizera nkamwe, yari mabwira abantu byabakubise mu mitima yabo, babona yuko amaso amaze kubera nk'aha marayika. None cyaje gutangaza, bamaze kumukubita amabuye, we kugira ngo abasabire ngo Mana mporera, amabuye kumubita biyice nabo bahotore ubiture. Yarabwiye ngo Mana ntobareho icyaha, barere kuko batazi icyo bakora. Nicyo bita kugera ikirenge mu cya Kristo. Isengesho Kristo asengeye ku musaraba ngo Mana data babare kuko batazi icyo bita kuba wera nk'uko nayariye. Ntabwo ari kugira ngo itware icyubahiro, ahubwo ashaka yuko musangira ukwera mu ngeso. Haleluya. Ntuzakoresha nuvuga ngo uri Imana ngo ushake kuyambura icyo ngo muyisangire abantu baguhimbaze nkayo. Ibyo urabibujijwe. Ntabwo musangiye icyubahiro mu bumana muri tayito zayo, ahubwo Imana ishaka yuko musangira icyubahiro mu myitwarire. Amen. Ishaka yuko tubabera nkayo mu ngeso. Amen.
haleluya. niyo mpamvu umuntu afite kapasite muri we, ubugingo bwawe bwemereye mu mwuka wera kubutegeka. Imana yaganza ku buryo uba uri umuntu ariko ukaba uri nk'ikivaje, ukaba uri Imana ikorera mu bantu. Yesu bivuze ikiguzi bisaba kugira ngo data n'umwana bakwicaremo hamwe n'umwuka wera, ubutatu bwose bukura muri wewe. Ikiguzi bisaba nta nubwo ari amasengesho menshi badusabye. Uzi ikintu badusaba? So 14:23 urebe. Ndi kubabira bino bintu mbirikode akoze ko ari ubutumwa buraguhembura kuko nabusigira mukecuru muri audio, ababushaka ndabasigira ntacyo bitwaye. Buno wabusangiza kuri WhatsApp. 14:23 havuze ngo iki Yohana 14:23. Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondere ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Yesu ikiguzi ari gusaba yavuze umurokore cyangwa yavuze umuntu wari we. Subira mu rugo 13. Yohana 14:23 havuze ngo iki? Aravuze ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data. Yesu aravuze ngo Kristo Yesu nashimwe. Twumvishe aha hantu Yohana 14:23 ngo umuntu wese nankunda azabinyereke mu kwitondera ijambo ryanjye, kwisha mu bikorwa cyo Yesu avuze. Ibi bizatuma umwuka wera watwoheje ko bamurimo. Nge na data, Yesu yicaye iburyo bwasi ngo nge na data tuzaza aho ari tugumane. Icyo ngeje ikoresha ngo tuzaza aho ari tube muri we, tumukoremo makao, duture muri we. Rero kibasha gutuma data n'umwuka wera baza bakicara muri wewe, ukagenda wikoreye ubutatu mu mubiri. Ngo bigusaba ikiguzi ngo nukwitondera ijambo rye, ukarisha mu bikorwa. None ijambo rye utagira ngo kurisha mu bikorwa, kuryumva rikarenga kubibiteye ahubwo karihuza n'ubuzima bwawe. Iyo ugeze kuri uwo rwego ijambo ry'Imana rihura n'ubuzima, ujya gutekereza kuvuga tekereza mu ijambo, ugatera muri handitswe ngo ntibibe gusa kuri fata mutwe ahubwo rigahinduka ubuzima. Iyo ugiye kuvuga uvugana ubuzima, harabuvuga nabo kuburi kuvugana n'imitima yabo direct, bakuba barahembutse barubatswe mu izina rya Yesu. Iyo ugeze kuri urwo rwego rero ubuhirwa kuruta bumva gusa ijambo, kuko abumva ijambo barahirwa, ariko uhirwa kurusha n'uwurishira no mu bikorwa. Yesu avuze ko abantu bateye gutyo bahirwa kuruta amabere ya Bikira Mariya wamwogeje, kuruta n'inda yamubyaye. Amagambo y'amaso muri Luka 10:7. Ngo urebe uburyo watera intambwe yo kuva mu rwego rw'abahiriwe ukajya mu rwego uhirwa kuruta amabere yamwogeje n'inda yamubyaye. Ya shapure ukaba wigaragaza nkaho mu ijuru nabo bakorera imbere iryo shapure. Ngo Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana wahebuje abagore bose uwera Yesu wabyarasingizwa. Hari umugore atangiye kubihimbaza burya ni yari wazamuyirisha shapure, abagore nyine bazamuyirisha shapure. 10:27 umvira iryo teraniro Yesu yararimo. Luka 11:27. Akivuga ibyo umugore wari muri iryo teraniro, akivuga ibyo Yesu Kristo ari babwiza mu iteraniro, akivuga ibyo umugore wari muri iryo teraniro ashyira ejuru aramubwira ati, ashira ejuru muri make ahaguruka adasabye ijambo, abwira Yesu ati hahirwa inda yakubyaye, hahirwa inda yakubyaye Yesu, n'amabere yakonkeje. 27 aravuze ngo akivuga ibyo uwo mugore wari muri iryo teraniro ashyira ejuru aramubwira ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. 28 nawe aramusubiza ati ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Iyi cyongereza ikoresha ijambo ngo uhirwa kurushaho, blessed rather are those who hear God's word and practice it. Mwani magambo iyo ni Luka 10:28 aho Yesu yari mu iteraniro, umugore ahaguruka nk'uwafashijwe, Yesu aramureka yumva icyo avuga. Uzi ko Yesu arakiri mu mwuka, akiri kwigisha abantu bari gufashwa batangaye, hanyuma umugore ajya hejuru. Nabonye abagore bafashwa vuba cyane. Reba uyu mugore niwe wahagurutse, Yesu atamuhaye ijambo we, ni ngombwa ngo umukozi w'Imana gumamo aho hatindi. Ngira ngo Yesu yari yiringiye kumwumva avuga ngo turafashijwe gumamo, ahubwo bahaguruka bamubwira ngo ibyo uri kwigisha sibyo nitayeho, ahubwo njyewe ndi kureba amabere yakonkeje n'inda yakubyaye, nagiye kare kwa Mariya, navuye ku byo uri kuvuga. Byaba biteye agahinda ubufashijwe bw'uyu mugore, ugahaguruka uvuga ngo hahirwa amabere yonkeje Didier uri kutwigisha n'inda yamubyaye.
yego mama wanjye arahirwa ko navutse ndi umuzani naziri yaransabye, ariko uhirwa kurushaho kuruta amabere ya mama wanjye ubyara ni uwumva rino jambo rya Kristo Imana inyujijemo hanyuma akarisha mu bikorwa. Si byo ashatse kuvuga, ntabwo ari ukwigereranya nagira ngo mubyumve imvuga yakoresheje, ngo ahubwo hahirwa kurusha uwumva ijambo ry'Imana akaryitoza. Yarimo ashaka kuvuga ngo uhirwa kuruta amabere yanyonkeje kuruta n'inda yambyaye ni uwumvira ijambo ndi kwigisha akarishira mu bikorwa. Kristo Yesu nashimwe. Mwumva ikiguzi bisaba kuba mu bahiriwe kurutaho. Uzi guhirwa kuruta amabere yonkeje Yesu ya Bikira Mariya, uzi guhirwa kuruta inda yamubyaye mwa. Ndashaka kubyumva ngo iyo ushize mu bikorwa cy'ijambo ry'Imana gusaba burya Imana ituma ngo ugiye mu bahiriwe kurutaho. Icyama nawe ugatera iyo ntambwe kuba mu bahiriwe kurutaho. Haleluya, amen. Tugaruke ndashaka kubereka uburyo umuntu ashobora kuba mubi kuruta Satani na Antikristo n'umuhanuzi w'ikinyoma. Bigaragaza ko bazabanza Satani kujya mu nyanja y'umuntu n'amazuko. Satani azajya kuyijyamo babanze gusha imyaka 1000 bayirimo. Abakristo twimanye n'ingoma na Kristo uzi ko inyanja y'umuntu n'amazuko naratunguwe kuba abatarayidene rero bazayibanzamo. Ubundi yagena abamarayika baguye n'abaki, ariko niba abantu bafasha kuba babi bakakora urwego bakoreshwa ndacyakiyoka ariwe Satani agakoresha inyamaswa rero Antikristo kandi akora mu buryo bwa politike kandi nk'umuntu ikirakoresha n'umuhanuzi w'ikinyoma akaba azi uko ari gukorera umwuka wa Satani, mbese abafite ububasha n'ubushobozi bw'ibinyoma kubarimbuka. Tugarutseho gato dusanga dusubiraho gatoya hanyuma mbereka ahantu Bibiri bavuga yuko bazabanza kujya mu nyanja y'umuntu n'amazuko. None mbereka Satani we bagusha mu nyanja y'umuntu n'amazuko ngo irimo Antikristo ariyo ya nyamaswa nawe muhanuzi w'ikinyoma. Mbese Satani azajya kujuba muri ya nyanja y'umuntu n'amazuko bo bayimaze n'imyaka 1000. Bivuga ngo Imana izaba yarabarakariye kuruta uko yarakariye Satani, bazaba barabaye babi kumuruta. Ibyo nababwiye ngo dushobora kuba babi kuruta na Satani. Ni muri ubwo buryo kuko Satani we ni ikiremwa cy'umwuka, Satani ari mu bamarayika ari mu bakerubi. None natwe mu gukizwa turasabwa yuko dukizwa tugere ku rugero rufite rw'igihagararo cya Kristo Yesu. Umva igipimo dusabwa ntabwo Imana yakidusaba kidashoboka. None magambo igihagararo cya Kristo asangiye ukwera na se. Imyitwarire yagaragaje hano ku isi yaragaragaza amarangamutima aje gukora ibyo Sasha. Birashoboka ko natwe ko twakora iby'Imana isha tukagarikirege mu cya Kristo. Umujye marayika bamutuma hano bikamunanira nawe, ariko umuntu ubugingo bwe bwahawe ubushobozi rimwe na rimwe bw'amahitamo kuba wakwemera icyo uyoboka kikagutegeka iyo ucyemereye. Niyo mpamvu kuyoborwa n'umwuka udafatwa ku ngufu, wakwemera akakuyobora cyangwa ukemera kamere gatwara. Mbese byose birashoboka muri wewe. Niyo mpamvu kumenya ikibi n'icyiza ntibihagije, ahubwo ushobora gufata umwanzuro wo kwemera Kristo agategeka. Iyo umwemereye ugendera mu mucyo we nawe guhindura umucyo w'isi, kuko nawe niwe wabanje kubura umucyo bavira bari mu mwijima. Umwakire nawe ahinduka umucyo, kuko nibyo yavuze muri Matayo igice cya 5:13 muri umunyu w'isi. Yesu bivuga ngo muri umucyo w'isi, ariko muri Yohana 8 baje kubyita ngo ninjye mucyo w'isi. Ugenda muri nge ntazakora iki? None nugera muri Yesu nawe uhinduka umucyo, uhinduka umwe nawe. Amagambo arongera avuga amasengesho ngo data nkuko nge nawe turi umwe. Ndashaka yuko nabo bahereza kuba umwe. Byajambo riragarutse nkuko nge nawe turi umwe, niko mbasabiye ngo nabo bahindura umwe, nabo baba umwe uko nge nawe turi umwe. Ndashaka ko nabo baba umwe nanjye bigere ku rwego ibyawe bibi byanjye n'ibyanjye bibi byabo. Amen. Ibi bintu ntabwo byagena abamarayika, niyo byagenewe umwana w'umuntu tukiri mu isi. Amen. Niyo mpamvu Yesu atwita bene se. Muri byuze ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we Imana. Ntabwo abihaye abamarayika, yabihaye mwanadamu. Amen. Niyo mpamvu rero kwese ko twita Yesu ngo tubwita grand frère, brother wacu mukuru. Ariko ngo tuzaca n'imanza abamarayika. Ni gute abamarayika baturusha ubushobozi tuzabacira imanza? Nuko duhabwa ID ya Kristo. Amen. 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 Urukundo rw'Imana rwandi Yohana yanditse rwahambere wa Yohana 3:1 ngo murebe urukundo ruhebuje data twese dukunze. Ruhebuje bisobanura ngo ntirugereranywa. Data twese dukunze ngo rwatumye twitwa abana b'Imana kandi mico turi. Imfura mu kwitwa umwana w'Imana ni inde? Si Kristo. Ngo ntabwo ibyo byaha abamarayika nitwe twabihawe. Ngo bagaragu bahindura imiriro, ariko abamarayika
ni abagaragu batumwe kudukorera twe ntidukora abamarayika ariko bo bahindura imiyaga. None mwamuzi yuko n'ibiguhinda umuriro ibikubwiye ngo ijambo ryayo ryamaze kuguhindura umera nkaryo, kuko muri Yeremiya 23 umurongo wa 29 haravuga ngo mbese ijambo ryanjye si umuriro utwika, si inyundo imenagura ibitare. Biba Imana ibasha kuguhindura inyundo ikoreka guhindura umuriro utwika, imaze kuguhindura umwe nayo. Ibi yabibwiye Yeremiya ntiyabyumva. Yarambwiye ngo Yeremiya dore ikiguzi bigusa kugira ngo akanwa kanjye kamere nk'akawe, ntabwo ngo akanwa kanjye kawe nkahindure nk'akamarayika. Yarambwiye ngo Yeremiya we nukuri bishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa kanjye, ukuri uzajya uravuga ibyanjye bube ko ari Imana ivuze kandi ari Yeremiya ivuze, kubera ko wamaze gukura ibishimwa mu bigaho. Ariko se ibi bintu ntuba ko Imana imidukope zitwereka ko bishoboka kuba nkayo, ariko ikatubwira ikiguzi nukuri bishimwa mu bigaho, bakukwereka ngo hitamo ntushe n'abikijya ngo nuko rwose ugize umutima mushya nibwo uzayigira Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Mu magambo umwuka w'uburondozi utagira kurondora uko Imana itekereza, kubera yuko ugira ku rwego utagira gusana yo mu gutekereza kwa gutekereza kwa Kristo tukaguhabwa, utangira kumenya ibyo Imana ikunda ukabikora ntawe biguhata, ukabikora kuko wamaze kuba umwe nayo. Amazi yivanze n'ufu bari kubisonga watandukanye ubugari ifu n'amazi nabyo yamaze guhinduka ubugari ufite irindi zina. Rero nuko nguko natwe duhinduka. Amen. Iyo twemeye kuba umwe na Kristo babona umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka w'Imana, ugasigara babona uri veso gusa ariko utakiri uwawe ahubwo uwa Kristo. Kandi bishoboka yuko waba uwawe ugakora ibya kamere, ariko kuko mu gutera kwa wemeye gupfa mu byaha wemera kuba umuzima muri Kristo, utangira gutera kwa Kristo abantu bakagira se kutameze nkatwe. Itandukaniro nuko mu nda wagize umutima uhindutse uba mushya, uhinduka nk'uko Imana ishaka. Ndi kuvuga ibintu biremereye ariko biryoshye, si byumvikana? Tugende noneho mu byahishuwe. Najya kubereka ahandi uburyo ngo mutagira ngo ibintu birava 19 usoma umurongo w'10. Byashure Yohana ibice 19 duhere ku murongo wa 10. Kadusome. Nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka ndimbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana abe ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Guhamya kwa Yesu umwuka. Uyu ni marayika wiyeretse Yohana, abona ngo umucyo w'uyu marayika waragiye wuzura isi yose, ahita agira ngo ni umwe mu bumana ashaka kumuramya. Marayika arabwira ngo hoya windamya ndi umugaragu mugenzi wawe sha. Mu gukora Imana twese turabagaragu, urumva ndi marayika afite umucyo ariko ndi umugaragu mugenzi wawe ntacyo nkurushije, ahubwo ukwicyubaro ni Kristo, ukwicyubaro ni Data. Komeza wumve. 11 mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru ihetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri. Niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro no ku mutwe we afite ibisingo byinshi kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga. Aza yaragize inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatwara. Intebe z'ubwami bwose n'iz'ubutware bwose n'uzitegeka. 17 mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati nimuze muteranire kurya izo kurya byinshi Imana ibagaburira. Murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. 19 nuko mbona ya nyamaswa n'abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze.
20. Iyo nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ni babiri. Arumva ikiyoka rugo gifashweho. Iyo nyamaswa ifata mpiri nisho ya Antikristo na muhanuzi w'ibinyoma. Wakoreraga ibimenyetso imbere yayo. Akabiyobesha abashyizweho ikimenyetso cya ya nyamaswa n'abaramya igishushanyo cyayo. Nawe afatanwa nayo bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari bazima. 21. Abasigaye bicishwa inkota ivuye mu kanwa kuhetswe na ya farashi, ibisiga byose bihaga intumbi zabo. Umurongo wa 20 atubwiye yuko Kristo Yesu ni uzafata icyitwa iyi nyamaswa ariho Antikristo ndetse n'umuhanuzi cyangwa bishe mu nyanja y'akumuriro n'amazuku bashujwe bo ari bazima. Hanyuma igice cya 20 reba ikiyoka cyo bizagera bite. Igice cya 20 ku murongo wa mbere. Mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu. Afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani. Akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Akijugunya ikuzimu arahakinga. Ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga. Ariko abo cyahaye imbaraga witwa Antikristo n'abantu z'ikinyoma bo bajumwe mu muriro wakumura n'amazuka ari bazima. Yes. Satani we agiye kumara imyaka 1000 aboshywe. We babaye barinze kumushamo muri iyo nyanja. Bivuga ngo we ntaragera ku rwego akabya ngo arute bariya bamubanje. Noneho soma kwiherezo noneho umurongo w'10 aho ngaho umurongo w'10 avuze ngo icyo umurongo w'10 uravuze ngo kandi Satani wayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ikinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Iri jambo sinzira muryumvishe neza ngo Satani ariwe cya kiyoka ajugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo abamubanjemo bavuze abahe ngo irimo ku 10 aravuze ngo kandi Satani wayobyaga ajugunywe mu muriro ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Komeza wumve hasi. 11. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona nicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri izo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri zo. Bacirwa imanza zikwiriye izo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rw'akazi. Urupfu n'ikuzimu nabyo bizajugunywa mu muriro. Bene magambo urupfu ntago ari ikintu, isa nkaho nawe ari persona, ari nko afite ubumuntu. Urupfu abasha kuvuga kuko ari marayika agira ngo witwa rupfu, agenda nawe ku farashi. Bene magambo uyu rupfu nawe azajwa mu nyanja, we na kuzimu. Ubwo n'ikuzimu nawe azashirwa mu nyanja kubona amazu. Ubwo ababarizwa ikuzimu bakena amenyo bari muri nka sauna yo ntibaraje. Abari muri sauna babota umuriro. Rero inyanja yaka umuriro n'amazuku niwo muriro Satani nawe azajyamo. Abari kuzimu ntabwo baba bari mu muriro, nabo bari gushya kuko na Satani ntari gushya. Abadayimoni basanga bari mu muriro. Umuriro w'amazuku uyu nguyu uzabasha gutwika ibirema by'umwuka, bibasha kumva uburibwe. Ariko batubwiye yuko Satani umurongo w'10 ko azajugunywamo, ariko azasangamo abamubanjemo. Urebye imirongo ibanza hejuru ngo nyuma y'imyaka 1000 bw'icyo kiyoka kizaye bukurwa muri wa muntoza, kihabwa gahe gatoya, kizajwa mu muriro wakumura n'amazuku. Nyuma hari ukuzuka kwa mbere, ari no kuzuka kwa Hasona tinze. Sinzi impamvu umwuka yabashije ko mpagera nibura ngo ngo ubyumve ko ubasha kuba mubi kuruta Satani ukazamubanzayo, kuko ari batuye ko ari umuhanuzi w'ikinyoma. Umuhanuzi w'ikinyoma ni umuntu
antikristo azaba arije nka kristo, nawe azaba yambaye ubumuntu. Turi kumwe? Aba Bibiliya bivuze yuko bazamutanga kujya mu nyanja y'Akobo n'amazuku. Satani azabasanga nyuma y'imyaka 1000. Bivuga ngo Satani agwe kuzabasanga bamaze imyaka 1000 bari gushya, baramurenze kuba mubi ku rwego kugira ngo bangane na Satani. Bazabaza bashya imyaka 1000, noneho babone Satani kubasanga, noneho bakomeze bashyane, ariko nibura bazaba baravanje gushya. Noneho ngo bazaba barabaye babi kumuruta, niyo mpamvu bazaharunwa kumuruta. Ibintu sinzira byumvikana. Noneho turi kwerekera ku musoko, ni kubona imitima yanyu itagihari. Hari abari kunyumva. Genda mu rwa mbere rwa Petero 1:14 na 13, kuko ndi kurangiza. Birashoboka kubabera nk'uko nariye, kandi ntawera nkayo, ariko gasaba kubabera nkayo hari ubushobozi yadushizemo. Ahubwo se twemera ko bukora muri twe, ko icyo kibazo. Igice cya mbere umurongo wa 14 aravuze ngo mube nk'abana bumvira. Ari kubwira abakijijwe kwitwa byonyine kuba umwana w'Imana wakijijwe, ukwiye kumera nk'abana bumvira. Twatwo ngo twitware nk'abana b'umucyo. Siko Imana kubaze kuducyaha. No, tumere nk'abana bumvira. Ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije. Ja jambo kutishushanya n'abiki gihe riri kugaruka ngo nitwishushanye n'irari twagiraga kera tukirinjije. Uzi icyo bisobanura kuba injiji? Bisobanura kuba mu byaha. Kuko kuva mu byaha niko sibyumvikana se? Haleluya. Ngo kujijuka no kuva mu byaha, ubwo gusigara mu bujiji no kusigara ubibamo. Ngo tumere nk'abana bumvira. Uzuri kuvuga ni Petero, ari kuvugana n'abakristo cyangwa n'abapagani. Ari kubabwira icyo bari kera twari umwijima. Urumva ko ibyo Paulo avuze n'ibyo Petero avuze bari mu mwuka umwe. Paulo abwiye Abefeso 5:8 ngo kera twari umwijima, ariko ubu turi umucyo mu Mwami. Nuko rero tugende nk'abana b'umucyo, ngo kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Ari nko kuvuga ngo rero mukwiye kumenya abo muri bubu ngubu, mureke kwitwara nk'uko mwitwaraga kera mukiri mu mwijima, mwabaye umucyo. No kuvuga ngo kuba byonyine uri umucyo wa Kristo. Kristo uri mu present, uri umucyo. Warahindutse umwana w'umucyo. Urasabwa kwera imbuto za Kristo. Ni itegeko ku bantu bose bakijijwe kwera imbuto. Ahubwo kutera imbuto za Kristo ujye wumva yuko umutima ukurega, ntabwo ari kugucira urubanza, ahubwo ubwo kwe kwicira urubanza kugira ngo utazarucira. Kakasinzira mu kumva dukwiye kwicira urubanza kugira ngo tutazakora iki? Kugira ngo tutazacirwa hitekamwe n'abisi, dukwiye bwacu kwigenzura. Niyo mpamvu n'igaburo baratubwira ngo tubanze twigenzure twimini, kugira ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'abi. Abisi bo bazacirwa hiteka, twebwe ducirwa urubanza rw'ibyo dukora dutunganywa kugira ngo turusheho kwera imbuto ze twaganywaho amahagi. Kristo Yesu nashimwe. Kugira ngo niyo mpamvu Imana iyo uri intore ya Kristo ireba yuko uri mu ntege nke ikagoreza ububyutse ngo itegure ngiye kugutwara. Kaboneka kubita ububyutse uri kugutegura, wabona kugira ububyutse kabone yuko uhagaze neza ikahita icyura umugeni. Kuko ibyo turatubwira ngo izatwara tudapikitse nka cyangwa umunkanyari. Nuko nukuri niyo mpamvu Imana ibanza kweza umuntu mbere yuko haleluya. Imana ibanza kweza umuntu mbere yuko niyo mpamvu gutwara nta kizega cyangwa umunkanyari. Karumvikana. Niyo mpamvu rero ukwiye guhorana inzozi z'ishyari mu mutima wawe, kuko Yesu naba agiye kuza azabanza reba bari bafite inzira ze muri bo, bari muri ya nzira ifunganye ariko batayihagazemo neza, azabatera inkungu wera rushaho kwera kuko ari mu nzira yayo. Matayo 5:6 aravuga ngo abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, urumva ko ari ukwa Kristo kugenda nkawe, ngo abo barahirwa kuko amaherezo yabo ngo ni uguhazwa. Ko karusinzira bakumvikana. Ni Matayo 5:6 haravuga ngo hahirwa afite inzara n'inyota byo gukira kuko aribo bazakora iki? Tumere nk'abana bumvira. Petero wa mbere rwa Petero 1:14. Tureke kwishushanya n'ibyo twagiraga kera tukirinjije. Bashatse kuvuga ngo tureke kwitwara nk'uko twitwaraga kera tukiri mu byaha, kuko mu bujiji no kuba mu byaha, kujijuka no kubivamo. Niko Imana abwiye umuntu muri yo 28:28. Umaze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Bisongo kugira ubwenge no kubaha iki? Uzi kubaha Imana mu windi mvugo icyo bisobanura. Imigani 8:13 aravuga ngo kubaha Imana ni ukwanga ibyaha. Ubwo n'agasuzuguro n'inzira y'ubwo Imana irabyanga. Kubaha Imana niba ari ukwanga ibyaha. Bisobanura ngo tufate umurongo tushire muri Yobu. Imigani 8:13
haba ngo kubaho Uwiteka aribwo bwenge ni ukwanga ibyaha. Noneho kuva mu byaha wanze niko kujijuka. Ubusanzwe ngo kujijuka kuva mu bwenge. Iyo ufashe ubwenge ukabushyira mu bikorwa ubujijutse. Iyo wanze ibyaha ukabireka ubujijutse. Mani magambo kugira ubwenge ni ukwanga ibyaha, kujijuka ni ukubireka. Abarokore benshi rero dufite ubujiji ariko dufite ubwenge. Kuko benshi twanga ibyaha ariko ntitushaka kubikora. Wabonye umuntu wanze inzoga akabaza no kwa muraje hanze ariko yambara kuyakorera umushahara, abo ntago nzongera ku nzoga ndazanze, umushahara wa mbere akahita agenda muri bar akabanza akagurira abaza. Uyu muntu si ubujiji ubwo, kuko yazi inzoga ariko nanone nyuma yo kwakira umushahara ahubwo batanga irasi yabanje kugenda kuyashira muri bar ngo banze ngo agacupa. Mwana magambo wanze ibyaha ariko usigara imbata yabyo. Niyo mpamvu ukwiye guca bugufi ugasaba ubu ubushoboza kubireka, kuko kubaha Imana ngo niko gutuma abantu bareka ibibi. Ubwo kutayubaha gutuma abantu batabireka. Iki cyaso kibasomera 16 umurongo wa 6. Niba ibindi mwabyibagiwe cyangwa bugifate mu mutwe tugisengeremo, kuko ndumva hano nubwo nakatira hano rusinga message nibura doze yinjiye ahantu. Aravuze ngo kubaho Uwiteka ni ukwanga ibibi, bisobanura ngo ari nabwo bwenge. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge muri yo 28. Ubwo dufata kiro cyazo tugishe muri yo. Kubaho Uwiteka nibwo ariko kwanga ibibi ni nabwo bwenge. Noneho kuva mu byaha niko noneho uyu murongo nawe uvuze ndashaka kugera mu 16 imigani no 6 kuko ari ijambo shaka hariya. Murabe yuko kubaho Uwiteka ariko kwanga ibyaha uriko gutuma abantu babireka. Mani magabiro taranga bizakugora kubireka. Ibintu wanze ukurushaho kubyanga uhabwa n'imbaraga zibikurekesha bitewe n'ingaruka z'ibyo wanze. Niyo mpamvu rero nta wakubeshya ngo akunze Imana uheruka ukomeje kubana nayo nabi, ahubwo watura usaba imbabazi ugasaba n'ubuntu bugushoboza kureka ibyo yanga kugira ngo bane nayo neza. Umuntu ushaka kubana nawe neza wirinde ibimubabaza. None magambo urukundo umukunda rugutera kugira ibyo uzinukwa kubwe kakasubira kumvikana. Niyo mpamvu umubano wacu n'Imana uruta kuyikorera biza nyuma. Na Hezekiya 15 nagwa muritse imirimo yabaje kumurika uburyo agendera imbere yayo n'umutima utunganye agendana nayo, abona kumurika n'imirimo kuko akoze ibishimwe imbere y'Imana. Urumva ko ni ibintu bibiri. Mbere y'uko umurika imirimo banza umurika umubano mufitanye. Niba udafitanye umubano nayo uretse kuyikorera uyibeshye ako kadashaka tugatindeho duhaguruka tunasenga. 13:6 ku murongo wa 6. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa. Birakwiye ko dutunga imbabazi twatunga n'ukuri ngo bitwikira gukiranirwa. Mwana magambo gukiranirwa kukora twikururwa iyo tubuze imbabazi tukabura n'ukuri muri twe. Ibyaha twabinywa nk'amazi twatwira. Kandi kubaho Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Ubwo kutubaho Uwiteka niko gutuma abantu bakomeza gukora ibibi. Niba kubaho Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi, kandi dusanze kubaho Uwiteka ari bwo bwenge. Ubwo bwenge bw'Imana ni ukwanga ibibi, ariko ubwo bwenge nibwo butuma unareka ibibi. Bisonga ubwenge nibwo butuma ujijuka, kuko kujijuka ni kuva mu byaha uko kubireka. Mwene magambo dukeneye twese dukeneye ubwenge no kujijuka. Dukeneye kwanga ibibi tukanabireka. Dukeneye ubwenge no kujijuka. Dukeneye byose turabikeneye, ariko dusanze kugira ngo ureke ibibi ntibishoboka. Habuze kubaho Uwiteka. Umuntu wa 17 wavuze ngo iki icyo gice. Umuntu wa 17 inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Bene da uku gukeruka kwa Kristo kudusaba kureka ibi, ariko se rwa mbere rwa Petero rwo warurangije mu 15 harangije umurongo kuko babyumve ko bishoboka kumera nk'Imana mu myitwarire ukamera nkayo fotokopi mu myitwarire, ariko so kuyitwara icyubahiro ngo nabakoramye nkayo. Haleluya. Rwa mbere rwa Petero igice kimwe ku murongo wa 15. Aravuze ngo ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose. Ntabwo ari mu ngeso zimwe. Bisobanura ngo ibi bintu dusaba birashoboka cyangwa ntibishoboka? None kubera iki tutabyemera ko bikorera muri twe? Uzi impamvu iyi si turimo na kamere twambaye na Satani bihora bishaka yuko twaba mu buzima bupingana n'icyo twahindutse cyo. Ubu turi abana twabyawe n'Imana. Birakwiye ko rero twera imbuto z'ubumana ngo nk'uko yaduhamagariye yera ishaka yuko bigena gute
15 aravuze ngo kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. None se urabona Imana ibi ngibi uzi ko itadusaba no kwera kw'abamarayika, uzi ko ishatse ko tugira ukora kurenga igipimo cy'ibizima n'abakuru. Uburyo uko ubona Imana kuyegera byatumaga ubasha kugira ukwera, uko urushaho kwegera Imana urushaho gusa nayo. Mose atindanye n'Imana ku musozi witwa Sinayi, atangira kwaka mu maso, atangira gusa niyo yatindanye nayo. Agiye gusubira mu Bisiraheli, yaba we ntiyamenye ko atangiye gusa niyo yatindanye nayo. Iyo utize amakarusa nayo watinda mu bufuga sanarwo, nubwo icyo utindanye nacyo kikugaragara, wabyemera utabyemera, hari imyitwarire, hari n'uburyo ugaragara. Niyo mpamvu rero n'umuntu watindanye n'Imana uramureba ukatubona ubwiza bw'Imana. Nose naba niriye mu busambanyi, ibi ngibi nkabivuga ndi hano, uko urushaho gusabana nayo bikarenga kumenya ijambo, ahubwo ukatera intambwe ya kabiri yo kurisha mu bikorwa, ukaba ubuhiriwe kuruta amabere yonkeje umwami wacu Yesu, ugahirwa kuruta n'indamubyaye, ukagera ku rwego data n'umwana baza bakicara muri wo kuko wemeye kwitondera ijambo rye, ugendana ubutatu bwera muri wo, ku buryo Imana ibikure bikakwirata mu bandi. Abandi bakafite ibi bintu baravanye. Ni gute Imana yirata umuntu? Ntabwo Imana yirata umuntu itibonamo. Amen. Ntabwo Imana yirata umuntu itibonamo, ikwiye kuba yireba muri wewe. Niyo mpamvu abwiye Dawidi, yabibwiye Samweli yari umuhanuzi ukiranuka wubaha Imana, ariko Imana agenda iramubwira Samweli nubwo ukiranuka hari urwego utarageraho. Dawidi niwe kiyobora agisuzugurwa, ameze nk'uko umutima wanjye ushaka, ntabwo abihatwa, uyu wazakora ibyo nshaka byose. Amen. Iki cyanditswe gitera ubwoba Dawidi kugera ku rwego avuga ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye Mana, ikigengererwa ni ukugira ngo ntagucumuraho. Iri jambo ryo riguhindura kugera ku rwego Imana igutangira ubuhamya ariko uzakora ibyo ishaka byose. Nuko ariko ijambo ryayo waryimye riva mu mutwe rijya mu mutima, rihindura amarangamutima yawe, utangira gutekereza ku Imana. Dawidi yageze ku rwego atekereza kubakira Imana inzu atari nk'uko Imana bimuhaye. Ibi bintu Natanya yaraje arimubwira ngo icyo gitekerezo wagize cyo kuyubakira Imana inzu yagishimiye, nta nubwo no kuva abise baba no mu ihema na n'uwo yigeze bibwira ngo nta n'uwo yigeze nabisaba, ahubwo Imana isa nkaho itunguwe no kuba Dawidi atekerereje Imana, noneho atekereza kubakira Imana inzu. Imana imaze kugenzura ibyo yakoze n'ibyo yashaka byose, Dawidi yaramaze kubikora. Biri mu byakozwe n'umwaka 13 umurongo wa 22 na 23, imaze gukuraho Kishi umuhungu ariwe Sawuli, umuhungu wa Sawuli, imaze gukuraho Sawuli umuhungu wa Kishi, ngo bari basabye abise gusaba umwami, Imana bahereza Sawuli mwene Kishi, ngo imara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ngo bimikira Dawidi batasabye, kuko Sawuli we yimitswe avuye mu gusaba kw'abantu, ariko Dawidi ntiyavuye mu gusaba kw'abantu, yavuye mu gushaka kw'Imana ariko afite ubuhamya. Basizina ukumva Sawuli yavuye mu gusaba kw'abantu nta buhamya, Dawidi wo kugira ngo yimikwe Imana mutangiye ubuhamya. Ibyo kwa 13:22 wahagezeho hasome wumve kugira ngo ibe kugutangira ubuhamya utaraba umwami, utarasukwaho amavuta, ikagutangira wanye ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ibi byasabye iki? Hasome wumve Byakozwe no 13:22 haravuze ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika. 22 yego iramwimika 21 ntacyo bitwara ngo uko Sawuli yasabwe Dawidi we ntiyasabwe. Bukeye basaba Imana kubaha umwami, yego nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benjamini, yego amara imyaka 40 ari ku ngoma. Yego ikuyeho ibahagurukiriza Dawidi iramwimika, iti iramuhamya iti mutangira ubuhamya taratu kwa mavuta, mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. uretse gato ibyo abantu bese bakora ko ngo Dawidi cyatwaye Imana imukunda ngo nuko yakundaga kwihana cyane. Imana ijya yihana se? Ntabwo ari cyamukundiraga. Imana iravuze ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka akora ati azakora ibyo nshaka byose. Ibuka yuko umuntu yambaye kamera nk'iyo ufite akasunya muri kukubona ngo mwiyo mu byumve nk'uko byumve. Uyu reba Imana iri kureba uburyo azasabana Batisheba nubwo iri kumutangira ubuhamya, ireba itangira kugira mu iherezo, iri kureba uburyo aziyicisha Uriya ari kwirwa aragiye mu ntege nke, irabireba
ariko ijya kureba isanga nubwo bizaba umutima w'umugabo nibyanga uyu mugabo ntazishira gusigarana umutima wa kera, azasaba umutima mushyashya, bibe bihinduka ubuhanuzi yuko nzabarebamo imitima mishya. Ibi ngibi by'Imana idusaba mu Baroma 12:2 ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Twe turi kubisabwa ko duhinduka. Dawidi we ntabyo yasabwe, we yarabihanuye. Dawidi 1:1 ngo Mana ndemamo umutima mushya uwisezerano rishya. Dawidi asabye gusezerano rya kera, aragenda arenga ibihe by'abahanuzi, ahita ajya mu nzagihe, ahita anahanura kuza kwa Kristo yuko azasubiramo imitima mishya, kuko washaje ntiwakoze nk'uko Imana ishaka, asabwa kuremwamo undi mutima mushya. Uyu ni umuntu wabikije ijambo ry'Uwiteka mu mutima we, ubitangira ubuhamya. Ubundi iyo usabye, iyo ushaka kugira umutima nk'uyu, birakora yuko wemera ko ijambo ry'Imana rigukosora rikagukoramo umurimo utagenda ko umuhanuza kurondora ijambo rikakurondora rikakumena kamere yawe igacogora, iyi Imana ikaganza. Kwe ku rwego utangira gutekereza nk'Imana, kwa ku rwego Umwuka Wera ataravuga umenye ibyo Imana ishatse kuvuga. Dawidi ngo yumvaga rimwe, yabwirwaga rimwe kumva kabiri, byari bimuranga. Imana yavuze rimwe numva kabiri. Muri magambo afite amplified power, ko amplifia Imana rero ngo kora iki, akamenya n'icyo itavuze ko ari cyo gukorwa. Ngibukuyeho Sawuli nyene Kishi ibahagukiza Dawidi mutangira ubuhamya ngo dore Dawidi menye Simon bazakora ngo ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Azakora iki? Azakora ibyo Imana ishaka, nanjye nkazana ikibazo. Dawidi yakoze ibyo Imana ishaka byose, niyo mpamvu nyine mukwiye gusoma neza ibyanditswe. Imana imutangira ubuhamya yuko yakoze ibyo Imana ishaka byose. Somo 36 y'icyo gice aravuze ngo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira. Urumva hari ideni yasigaranye Imana, ibyo Imana yashakaga byose. Dawidi niwe mukozi w'Imana wujuje ibyangombwa. Mose yapfuye atabirangije, haboneka umusimbura ari we Yoshua. Mose yarananiwe ku iherezo rye, Dawidi yahananiwe hagati, yisubire mu asaba umutima mushya kugira ngo arangize ibyo yashakaga byose. Niyo yagiye arutira Aburahamu, Imana yiyongera gusigaye yewe ngo ndi Imana Aburahamu, yasigaye ngo ndi Imana sokuruza wa Dawidi. Igiye kogera imyaka Hezekiya yarenze igipimo cya Aburahamu. Imana isa nkaho, urabona abantu bakinnyi bakina umupira, hari uwitwa Pele mu mupira w'amaguru, yaragiye atsindira ibikombe by'isi 3, abitsindira Brazil, ababaye umwami wa football. None umaze kumwamburira ikamba ni uwitwa Lionel Messi, yatsindiye Ballon d'Or 8, yongera n'igikombe cy'isi. None ahita agenda bamwita yuko yambuye ikamba, yakiba gusira igikombe cy'isi, yahise yambura ikamba Pele. Aba Ballon d'Or atatsindiye Messi yarayambaye. Ubu ngubu Messi afite, bamwita yuko aza mu ba mbere ba Pele bagakurikirana ba Maradona. Yoshize muri liste na AI yavuze uburyo ibaje basanga ikamba kwe kuryamburwa Pele. AI nayo iravuga ngo Messi ni the goat. Iyi mvugo shaza kuvuga ngo Dawidi yageze ku rwego akora ku mutima w'Imana, Aburahamu asa nkaho akwiye kuza kurikira inyuma Imana. Niyo mpamvu yasigaye Yesu Kristo yishimira kwitwa umwana wa Dawidi. Byasimbutse Aburahamu, abifarisara ngo Yesu mumwitande uri umwana wa Dawidi. Yesu atavuga ngo aha mwabimenye, barutoroma kugira ngo atabarwe ngo Yesu Kristo umwana wa Dawidi, ntabari ntabwo umwana wa Aburahamu. Mu mwana magambo Dawidi yaragiye akora izina rihanagura Aburahamu, Dawidi asigara ari uvugwa. Dawidi uyu reka mbibutse ikintu kimuranga. Dawidi yagaragaje urukundo rwa Kristo rw'ubumana rurenze kamere. Dawidi Yesu ari gusobanura urukundo, aricyo nashaka kuvuga ngo Dawidi ngo nuko ngo yihanaga gusa ko ibyaha kihana. Bibiri ivuga yuko igipimo cya Dawidi yageze ku rwego bw'Imana ngo ndondora n'ibyaha niba hari ibyo ubona. Urumva urwego yarugeze ngo ndeba niba hari n'ibyaha ubona, warandondora uramenye niceranye n'ibaguru. Rero yaje ku rwego akiranuka birenze igipimo cy'amategeko. Imana imushira muri titre y'ubumana, itakira kuzajya imuvugaho ntaho ivugana n'umwana wayo. Dawidi uyu agera ku rwego sukukabya. Turi gusoma mu byanditswe, dusome umurongo wa 13 byakora mu murongo wa 23. Haravuze mu 22 ngo yamutangiye ubuhamya mbere yuko aba umwami ngo azakora ibyo shaka byose kuko ameze nk'uko umutima w'Imana. Dusoma 3:6 ibyo yashakaga byose Imana yarabikoze. Ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashakaga byose mu gihe cye, arasinzira aje kuri ba sekuruza. Nk'uko umuntu wakora wasinjira mu 9 n'umunani ugacika ku manota 2, ukongera ugasubiramo ugapfuka,
usabye umutima mushi ukahita upfuka amanota yose ya manota abiri utashoboye ukahita ukora iki ukura muri sheka cyo bitari iteka ukemera kudubura. Dawidi yemeye kudubura. Muri kwa kudubura rero akora ibyo banazaka byose agera ku rwego ashaka no kuyongera na bonus barayumva bonus. Dawidi ahantu yantereye ubwoba nasomye Imana yabwiye Natani genda ubwire Dawidi igitekerezo yagize kiranejeje. Ntago bivuga ngo Dawidi ntago yabihawe n'iyerekwa ntago ryari ryo mwuka we yabitekereje bitoro gusabana ko n'Imana atekereza yumva ikintu ni gute naba mu nzu y'ikitamenwa isanzwe y'Uwiteka ikaba mu ijema muze mbireba batanzi ntabyo Imana yabisabye ariko nge nka Dawidi bitewe ndumva bitewe n'ubusabane bitewe n'uburyo nyikunda Mana nshaka gukora akantu ntago nakomera kujya mu bwanjye ntakubakizwa ahita bitekereza cyane gukunga material Imana itegenda ibwira Natani genda ubwire Dawidi ngo nashimye igitekerezo kuntekerezaho nta wigeze abitekereza niwe ubitekerejeho. Uyu mugabo kuba yabitekereje gusa yakoze ibyo nashakaga byose ntacyo musaba. Salomo ntafite ahari buhere. Reka Salomo utarigeze umena amaraso kuko aranarwanye Dawidi utarigeze umena amaraso yo reka bari wubaka iyi nzu akunganye materials abayisivu engineer ategereje kunyubakira. Imana yashimye igitekerezo cya Dawidi ariko Imana yanga yuko Dawidi abari we wibakugisha mu bikorwa. Ibwira Salomo ngo bari hahera bishatse kuvuga ngo Dawidi yashatse gukora ibiruti ibyo yasabwe. Ibiruti by'Imana ashakaga Dawidi yashatse kurenza igipimo. Yageze ku rwego ashaka gukora ibiruti by'Imana yashakaga. Imana niyo yashizeho limit. Ntago mubwiye ngo ninjye biguha ngo gutekereza kunyubakira inzu. Ntago ari ishurwa ry'umwuka ahubwo bitekereje nkawe. Ni ukuhishurirwa kurenza igipimo yataye gutekereza Imana bigera ku rwego ibyo utekereje ndabishimye niko bibwira Natani genda ubwire Dawidi ndashimye igitekerezo. Igitekerezo agize akigize nkawe ntago ari akimubwiye ni akigize nka umubiri nyama n'amaraso utekereza Imana igiko mu gihe abantu bapanga ngo zubaka inzu inyungu ndikubaramo inyungu zanyu rero kurwa rishaka Imana inyungu birenze igipimo nimara ngo nagarukira ibyo yatekereje ndabyemeye ariko reka Salomo bari buzabisha mu bikorwa kuko bibiri ngo amaze gukora ibyo Imana ishaka byose mu gihe cyarasi kubera atubatse iriya nzu so ko amenya amaraso gusa baravuga ngo reka umuhungu utarigeze arwana utaramenya amaraso wamenya amaraso reka bari uzayinyubakira inzu. Nuko ngo uretse Salomo kurukirwa ku nzu yubatse ukwiye iriya nzu yubatse naye mateka akomeye yandi bari kuzamwibukira uretse kuba mugani iyo Imana reka Dawidi akayubaka Salomo yari kuba afite ubuhe buhamya bukabije. Nuko Imana reka tavira mwaho reka heraho uko Dawidi yarenze igipimo cy'ibyo asabwa yakoze ibyo Imana ishaka byose ashaka no atekereza ari byo itigeze musaba ashaka kubikora Imana abari imutangira gugarukiraho mu gihe abandi basaba iminsi yo kuba ngo bakore ibyo batarakora. Wowe Dawidi we yakoze ibyo asabwa mu minsi y'inyongezo yumva yuko akwiye no kuyubakira inzu ngo hareka agarukiraho. Icyampa tukagira ubuzima dutekereza no gukora Imana ibyo itadusabye ariko ikabishima itunaniza ariko twakoze iki ikunaniza ariko wakoze iki. Nibura mwumvishe icyo Imana avuganaga natwe ubushobozi ko ushobora guhinduka mu bikuruta Satani no kujya ku rwego uhinduka nk'uw'Imana Imana ikayita kwibonamo. Niyo mpamvu Yesu yishimana kwitwa umwana wa Dawidi. Yesu na Bibiliya yafatse ko iki Yesu umwana wa Dawidi nanone Dawidi ni gutamwita umwami we kandi ari umwana we ngo Uwiteka abwe umwami wanjye ati Dawidi niwe hano kuzuka kwa Yesu ahantu no kwicara iburyo bwa se. Ni Dawidi wabihanuye aho ba Yesu bagarukiye guhanura Dawidi yahanuye nyuma y'urupfu rwa Yesu kizakurikira azicara iburyo bwa se kugeza igihe abanze bazashaka mu cy'ibirenge. Dawidi yahanuye kuza kwa Yesu gupfa kwe no kuzuka kwe ahanura no kuzamurwa iburyo bwa se. Ni Dawidi wabihanuye ntabwo ari Yesaya. Dawidi rero yari afite iyerekwa ryagutse ritombora rirenge imipaka ya hano rikaza no mu myaka ya myaka 1000 haryo Dawidi yavuzemo ibi byongera agahanuriramo. Dawidi uyu niwe Imana atanze urugero muri Ezekiel avuga ngo Yesu atinze urugero ngo ninjye mwungere mwiza uragira gutanga ubugingo bwo kubw'intama. Uyu rukundo Yesu ngo nta rukundo ruruturwo ko umuntu abasha gupfira inshuti zagatanga ubugingo bwe kubw'abandi. Urwo rukundo ngo ntago rurutwa n'urw'Imana mbese ntago hariho biruta. Urwo rukundo ntirurutwa mbese nirwo ruhebuje rugaragaza Imana. Dawidi urwo rukundo rugezeho yabashaga kureba intama za se intare yaza intare iry'umwana w'intare ariko yabanje gukocoranya agahangana n'idubu n'intare ashaka gupfira intama za se bita bihinduka ubuhanuzi bipresenta ngo Kristo azaza gupfira intama za se.
uru rukundo Dawidi yagaragaje gupfira intama zasagarwa n'idubu, yari muyemeye guhara amagara ye kubw'intama zatsinze tarize. Yesu Kristo abivuga muri Yohana 10:26, intama zanjye zubigwa ijyanjye zirankurikiza ubugingo buhoraho, data wazimpaye aruta bose, na data turi umwe. Ariko mbere ko mvuga amagambo avuze munsi, ugituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwawe ngo mpfire intama zanjye kandi bugarurirwe. Ngo nta rukundo ruturi yuko umuntu yapfire umwungira yapfire intama ze. Abaragira ibihembo bakora iki? Iyo barebye amasegaje bakiza amagara yabo agasiga umukumbi. Ngo ariko utaragirira ibihembo ufite urukundo ruzima nyir'umukumbi atanga ubugingo bw'agapfira intama ze. Yesu Kristo aje gupfira intama zase kuko ngo data izi ntama wampaye naje kuzipfira. Iyi mvugo nta wundi mutambyi nta wundi muntu uri kuyivuga uretse Dawidi gusa, niwe wagaragaje kuba yabasha gupfira intama zase Yesayi. Uru rukundo Yesu avuze ngo ntago rurutwa ntirugereranywa, rwagaragaye kuri Dawidi rugaragara no kuri Yesu, bita bihinduka fotokopi, ubuhanuzi bwambaye umubiri. Nta mwami nta muwigeze bibaho ku rwego afata ubugingo bwo gutanga ku bw'abantu. Ibyo byashanga ku buryo Kristo azadupfira. Uyu ni Dawidi. Niyo mpamvu rero urwo rukundo rwese rumushira muri ranka y'ubumana. Bibiri bivuga ngo mu myaka 1000 Dawidi azaba mu bandi bazayobora nabo.